ineza y'Imana irashaka kubana nawe. Niba ufite ibikugoye, gana inzira yo gusenga, ntabwo uzicuza. Gana inzira yo kwizera Imana, ntabwo uzigera ukorwa n'isoni, ntabwo uzigera umwara. Ahandi hose umuntu yakwizeza igitangaza akaguhemukira, akagukoshona. Umuntu yakwizeza yuko azagufasha, byagera hagati akakwinuba. Ndagira ngo nkubwire, Yesu Kristo ntabwo azigera kwinuba. Yesu Kristo ntabwo azigera agutakariza icyizere. Abantu bagutakariza icyizere, abantu baguca, abantu bakwatura yuko ntacyo umaze, abantu bakwatura yuko bikurangiranye, abantu bakwatura yuko uzapfa utyo. Ariko muri Yesu Kristo hari ubuzima, muri Yesu Kristo hari imbaraga. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima, hari impamvu nyinshi zanteye gushima. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima. Habwa umugisha, habwa iterambere, habwa ineza y'Imana. Imana ikugirire neza, Imana ikwagure muri byose. Ubuntu bw'Imana bubane nawe, kwemera kw'Imana kukubeho, amavuta y'Imana aze ku buzima bwawe. Buriya mu byo ducamo byose bya buri munsi, iyo ineza y'Imana iri kumwe natwe, duhabwa assurance yuko tugiye kugirirwa neza n'Imana. No mu gihe cyashize Imana yabanye natwe, no mu gihe kizaza izakomeza ibane natwe. Ni byinshi twaciyemo, ni byinshi twanyuzemo, Imana iradutabara. Twanyuze mu misozi, Imana iratuzamura. Twanyuze mu nyanja, Imana iratwambutsa. Twanyuze mu mataba, Imana iradushyigikira. Ntago yadutererana mu gihe tugezemo cyangwa se mu bihe bizaza. Abifatanyije n'Uwiteka hari icyo azabakorera, kandi hari ineza y'Imana Imana izabagirira. Nitwa Muhozi Eric, ndi umuvugabutumwa. Nijejwe n'Imana kuri uno munsi nanone kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana. Turaza kuganira ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo umugisha uruta iyindi. Umugisha uruta iyindi. Reka tubanze dusenge. Wera wa Isirayeli, Imana igira neza, Imana ikomeye, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ubushobozi n'ubutware, Imana ivuga bikemera, Imana itegeka bigakomera. Nyemerera uzubane natwe muri uyu mwanya. Reka icyubahiro cyawe kiganze, reka gukomera kwawe kuganze, reka imbabazi zawe zitubeho. Reka Data mwiza n'abarinjye, ahubwo nkubere umuyoboro uvugane n'ubwoko bwawe. Nyemerera icyo ushaka n'icyo ushima aba aricyo kiganza, kandi Data mwiza urusheho kwiyerekana, urusheho Data mwiza kwigaragariza uyu muntu uhisemo gukurikira ijambo ryawe Papa. Mu izina rya Yesu twizeye, amen. Turasoma Abefeso ibice 2, umurongo wa 1 kumanuka turageza ku wa 10 kugira ngo twumve neza ese uwo mugisha uruta iyindi ni umugisha wuhe. Titire y'amagambo iravuga ngo gukizwa n'ubuntu. Murongo wa 1, namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri we dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima ya byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Ubuntu nibwo bwabakijije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose. Itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Amen. Umugisha uruta iyindi rero ni ukumenya Yesu Kristo. Umugisha uruta iyindi
ni ukwihana, ukihanira kureka, ugagambira mu mutima wawe kugendera mu nzira Imana ishima, ukagambira mu bitekerezo byawe kutayoborwa na kamere y'icyaha, kuko tumenye neza yuko nta muntu wavutse yejejwe, nta n'uwavutse ari intungane ku Mana, kandi no mu isi turi mu rugendo. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo natwe kera ngo twagenderaga mu mirimo ya kamere, ngo ariko tumaze kumenya umwami Yesu ngo duhindurwa n'ijambo rye, duhindurwa n'imbabazi ze, duhindurwa n'ubuntu atugirira, duhindurwa n'uburinzi aduha, duhindurwa n'ubudahangarwa twaturiraho, duhindurwa n'umugisha w'Imana uri ku buzima bwacu ku bwa Kristo Yesu. Ngo ntibyavuye mu mirimo, ngo ntibyavuye no mu bushobozi, ngo ntibyavuye no mu butunzi, yewe ntibyavuye mu mafaranga, ntibyavuye mu cyubahiro, ngo ahubwo byavuye mu buntu bw'Imana, ngo kugira ngo hatagira uwirarira cyangwa se uwiyitirira ineza y'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ineza y'Imana ku buzima bwacu ntabwo ari ikiguzi. Ineza y'Imana ku buzima bwacu ntabwo irondoreka. Ineza y'Imana ku buzima bwawe ntabwo yagira ikindi kintu igereranywa nacyo. Abajya mu bapfumu kuraguza bagira ibyo batanga kugira ngo babone iryo terambere ry'igihe gitoya baba bashaka, ariko muri Yesu Kristo nta kiguzi. Ijambo ryarambwiye ngo mwaherewe ubusa nimutangire ubuntu. Ndagira ngo nkubwire mwene data, ijambo ry'Imana ni ukuri. Kwizera Yesu Kristo ni imbaraga z'abizera zitwinjiza mu masezerano, no mu gihe kiruhije umugenzi, no mu bihe bikomeye, mu bihe abandi baguye umwuma. Muri Yesu Kristo haba ari isoko idudubiza amazi. Muri Yesu Kristo haba ari isoko idakama. Muri Yesu Kristo uhageze ashira inyota. Muri Yesu Kristo abafite ibibaremereye Yesu arabibatura. Niko ijambo ryambwiye ngo nimwizere, ngo nimwizere, ngo kandi mumenye neza yuko ndi umunyembabazi, ngo kandi mfite ubuntu bwinshi mu mutima wanjye. Ndagira ngo nkubwire mwene data, ineza y'Imana iri ku buzima bwawe. Ineza y'Imana irashaka kubana nawe. Niba ufite ibikugoye, gana inzira yo gusenga, ntabwo uzicuza. Gana inzira yo kwizera Imana, ntabwo uzigera ukorwa n'isoni, ntabwo uzigera umwara. Ahandi hose umuntu yakwizeza igitangaza akaguhemukira, akagukoshona. Umuntu yakwizeza yuko azagufasha, byagera hagati akakwinuba. Ndagira ngo nkubwire, Yesu Kristo ntabwo azigera kwinuba. Yesu Kristo ntabwo azigera agutakariza icyizere. Abantu bagutakariza icyizere, abantu baguca, abantu bakwatura yuko ntacyo umaze, abantu bakwatura yuko bikurangiranye, abantu bakwatura yuko uzapfa utyo. Ariko muri Yesu Kristo hari ubuzima, muri Yesu Kristo hari imbaraga, muri Yesu Kristo hari ubushobozi, muri Yesu Kristo hari ukwizera gukomeye cyane kuduhesha imbaraga zidufasha mu buzima tubamo. Imbaraga rero iruta iyindi ni Yesu Kristo. Umugisha uruta iyindi ni Yesu Kristo. Yesu wenyine afite ubushobozi bwo gusecuringa ahazaza hawe, bwo kukubundikira, akakurinda mu byo ucamo byose, akabana nawe, akakwiyereka, akakubwira ati mwana wanjye witinya, ndagutabaye, witinya, nzakugirira neza, witinya, nzayobora umugisha ku buzima bwawe. Umugisha rero uruta iyindi mwene data ntabwo ari amafaranga, si ubutunzi, si amazu, si imodoka, si ibindi, si icyubahiro, si amaviza. Umugisha uruta iyindi ni ukuba mu nzu y'Imana. Umugisha uruta iyindi ni ugukiranuka. Umugisha uruta iyindi ni ukwizera umwami Yesu. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana ituzi kandi ituzi neza. Muri njye yararembye ngo uranzi, uzi n'amazina yanjye. Ndagira ngo data mwiza, iri jambo umanuye ku buzima bwanjye n'uyu muvandimwe, uriherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Nyemerera umugirire neza, ugirire neza ubuzima bwe, ugirire neza umuryango we, ugirire neza abamukomokaho, ugirire neza inshuti n'abavandimwe be, kandi urushaho kumwiyereka. Umugisha gushakaho, reka data mwiza uwumuhere muri Yesu Kristo, kubera yuko ariho duherwa imigisha yose yo mu bumana. Ndagushimiye mwami Yesu kubw'ibyo ukoze kandi kubw'ibyo uremye, mu izina rya Yesu Kristo twizeye, amen.